cya kabiri cya dukorana isuku cyangwa se vlog cyangwa se ubuzima bwanjye uko nabyita. byose nabikuze n'isabune, isigaye no kubyunyuguza nkabihanagura nkabibika. Tumaze iminsi dufite ikibazo cy'amazi, itiyo ituzanira amazi hano mu mujyi wa Karigari yaratobotse, bagomba guhindura iyo tobiri. Niyo mpamvu mubona mfite ibyombo byinshi, kuko ari uko ngira umwanda nuko batubwiye ko tugomba kudakoresha amazi menshi. Utu dusorori natuguze muri Dollarama, nkumiramo isosi, ice cream, sereyale cyangwa se nazikonjeza ya makuru yo muri Costco, niho nyakonjera nkashyira muri microwave. Iki kirushe nakiguze muri Dollarama, n'iki giplastic, mfite n'ikindi cyangwa hara hejuru nabyo nabiguze muri Dollarama. Biramfasha nko gutara amavoka cyangwa se guhata ibintu byinshi, nibyo nkoresha. Ubundi mu busanzwe njye noza nanunyuguza, ariko kubera by'amazi byabaye ikibazo, umva numva hari ikintu kitagenda neza kabisa, ariko iyi habite ngomba kuyihindura nkajya noza gutya. Ubundi noza nanunyuguza. Utu tumamiro natwo natuguze muri Dollarama, iki kirushe nakiguze muri Dollarama. So iki kimamiro nduva narakiguze muri Akia, kugira nzasubira kugura ibindi kuko ibi byashaje, nshaka guhindura ibintu byinshi mu nzu. Ibi byose nabiguze muri Dollarama. Kandi iki nkimaranye imyaka 4, nakiguze kugira ngo muri iyi nzu ndimo. Niki nakiguze muri Dollarama. Wareba gutya yagira ngo nari mfite fete kandi yahe, kubera ibintu byo kuvuga ngo
koresha amazi buri munsi biratwica kabisa, mba numva ntazi ukuntu umeze. Ariko dushigaje nk'icyumweru cyangwa 2 tugasubira kuri normal y'amazi. Gutaha ntabwo muzongera kubona ibintu byuzuye gutya. Nyuma yaho bazarekurira gukoresha amazi normal. Iki nacyo nakiguze muri Dollarama. Mfite 3 binini. Harageze ko duhanagura ibyombo, ariko mbere yuko mbihanagura ngiye kubanza, murabona ibi nibyo ndangije, iyi pariti yose irarangiye. Ngiye guhita ntumbika iyi ngiyi. Nshyiramo vimu n'amazi ashyushye, bitumbika umwanya ndimo mpanagura ibi. Mpise mpanagura iyi kote. Akantu mba narakaguze muri Dollarama, niba atari Dollarama, ugashyira hano hejuru ya lavabo, ugashyiramo ibi byose nakoresheje bikumukiramo hano. Bituma mu nzu hatanga nuko, cyangwa se eponje yawe ntigume mu mazi igihe cyose. So aha turarangije kubyinika, hageze ko dukora icyo bise guhanagura sasa. Tugiye gukoresha eswitu. Reka nterura iki cyuzuyemo amafurusheti n'amasahane nkizane muri iyi kote, namwe mbazane hano kuko byegeranye n'akabati karimo amafurusheti. Reka ndabihanagure, nimpeza ndabereka ikindi dukora. Alright, murabona ibyo tumaze kugeraho. Iriya ni isafuriya amaze koza, kuko kano kabati ko hasi karuzuye, ntago kuzuye komuteri, sindakorganiza neza. So nzafata umunsi nshobora kuzakoramo video ndimo norganiza amasafuriya n'amamashini nkoreshamo hariya. Umuhungu wanjye aroza agatereramo hariya, so ubwo bizamfata umunsi nyine njye kuhakora. Iri ni icupa ririmo amazi gusa, niryo mpanagurisha ku nkuta. Iyi ni vinega n'amazi, so biba biraha. Aha ni ya keto cyangwa aho mbiza amazi. Iki ni cya blender, cyo nkunda kukirekera hano kuko nkoresha blender cyane. So murabona ko noneho hasa n'ahari umuntu. Mbere ho Yesu we byari isoni. Dore ka kandi uko ngashyiraho ni gutya. Murabona amaponje yanjye niho ari, amazi yose arahita amanukiramo hariya muri lavabo. Sawa rero, umwami arabakunda kandi nanjye ndabakunda. Naho muri video itaha yari Christine Nyirahamana. Bye guys.